Hello hello mumeze mute uyu munsi nanone twagarutse kuri ya channel yacu umubyaza Dorcas abahaye ikaze mwarakoze guhitamo twebwe mukaza kudukurikirana niba warakoze subscribe akomeza ubone ibiganiro byacu niba kandi utarayikora please kora subscribe kora ukazogera kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri topic ivuga ibimenyetso bya menopause. Ese menopause ni iki? Ese ibimenyetso bya menopause ni ibihe? Ese mu gihe mbonye ibimenyetso bya menopause nabigenza gute? Nakurarikira gukomeza gukurikira byose ibibazo wibaza turabisubiza. Duhere ku busobanuro bwa menopause. Menopause ubundi ni ukugabanyuka kw'imisemburo ibiri mu mugore yitwa oestrogene na progesterone bigatuma udusabo tw'intanga tutakibasha gukora intanga bityo imihango igahagarara. Ubundi uyibwirwa nuko imihango ihagaze nibura mu gihe cy'umwaka wose, ariko burya ntago menopause nyirizina ari uko wabuze imihango cyangwa se yahagaze, ahubwo ni ukuhagarara ko gukorwa ko kw'intanga ngore, aribyo biterwa nuko iyo misemburo iba yashize mu mubiri cyangwa se yatangiye kugabanyuka bigatuma udusabo tw'intanga tutagikora intanga bityo bigatuma imihango ihagarara. Rero hari ibimenyetso 10 bigenda biranga ibimenyetso bya menopause. Nabigeraho imyaka umugore atangiraho menopause ni imyaka 45 kugeza kuri 50. Iyo ugiye munsi ya 40 aba ari ikimenyetso cya menopause yaje imburagihe, ntago ari byiza. Nanone igihe cy'imyaka 55 ukiribona imihango utaragera muri menopause nabyo ni bibi kuko ushobora kuba ufite kanseri yo muri nyababyeyi se cyangwa kanseri yo mu dusabo tw'intanga ari two bita ovary. Icyiza rero iyo bikubayeho byose ugana muganga akakumenyera uko byagenze. Twagiye rero n'ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere ni ubushyushye, kumva umubiri wawe ushyushye ukumva urashyushye cyane. Mwibutse ko ibimenyetso bishobora kuza ukibona imihango kwa kundi yatangiye guhindagurika, uyibona rimwe ukundi kwezi ntuyibone, cyangwa ukayibona kabiri mu kwezi, iminsi 12 yashira ukabona indi mihango. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira bishobora kuza menopause itaratangira neza ukibona imihango, cyangwa se bikaza imihango yarabuze. Icya mbere nk'uko nabivuze ni ubushyuhe. Nubwo haba hakonje hate ukumva mu mubiri wawe haraka, cyane cyane nijoro ukabira ibyunzwe ugasanga uburiri bwatose, byose ni ikimenyetso cy'uko uri muri menopause. Ubwo bushyuhe rero niyo wanywa amazi niyo wakora iki ntabwo bushira, nyine aba ari ingaruka z'uko wa musemburo wa oestrogene twavuze haruguru wagiye ugabanyuka. Ntabwo umusemburo ushinzwe kugabanya ubushyuhe bw'umubiri ntabwo uba ugikora kubera ko n'undi wa wundi wa oestrogene wamanutse. Ikimenyetso cya kabiri ni kudasinzira neza cyangwa se kugira akajagari mu bitotsi. Iyi ngiyi usanga biba ku bamama benshi, ugasanga agiye kuryama nka saa 6 zigeze atarasinzira, cyangwa se yasinzira guhera saa 6 akageza saa 9 akicura ntiyongere gusinzira. Ibyo byose ni ikimenyetso cya menopause cyatewe n'uko wa musemburo wa oestrogene wamanutse, bigatuma umusemburo ushinzwe ibitotsi nawe utangira gukora gake gake. Ikimenyetso iyo ukibonye bihutira kujya kwa muganga bakagira icyo bagufasha. Ikimenyetso cya gatatu ni ukumagara cyangwa se kugabanyuka kw'amatembabuzi yo mu mubiri. Ugasanga mu kanwa harumye, uruhu rurumye, kubura ububobere mu gitsina, ari nabyo biganisha kuba utangira kumva nta bushake ushaka bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se wanayikora ukayikora ubabara,
kubera ko ya misemburo yagabanyutse. Ibyo byose biterwa n'iki? Na wa musemburo twavuze wagabanyutse. Rero niba bikubayeho ugomba kugana muganga akakugira inama. Icya kane ni umunabi, depresiyo. Depresiyo ni umunabi, ugatangira kubanira abantu nabi, abantu bakuvugisha wapi, ukigunga, ukiheba. Waba ari wa muntu wagwaga neza ugatangira gushihura abantu no kubabwira nabi. Ibyo nabyo biba biterwa na wa musemburo. Niba wibonyeho icyo kimenyetso kandi utajya gukigira, menya ko menopause yegereje, cyangwa se umenye ko wayigezemo, wajya kwa muganga nabwo banakuganiriza. Depresiyo nayo ibaye nyinshi, nayo yaba ikabije, wagana kwa muganga. Ikimenyetso cya gatanu ni ugutangira kwibagirwa. Gutangira kwibagirwa byo ntabwo biterwa n'umusemburo wagabanyutse, ahubwo biterwa n'uko urara udasinziriye, ukarara ushyushye, n'uwo munabi. Tangira kwibagirwa utuntu duto na duto, utuntu dukeya ukatwibagirwa, aho washyize ikintu ukahibagirwa, bakubaza ikintu uvuze mu kanya ukongera ukumva ntacyo wibuka. Biterwa n'uko n'ubundi waraye udasinziriye, n'ubushyuhe na wa munabi ufite, byose ntabwo byasigana. Rero bityo ugomba kumenya ko icyo kimenyetso, niba utangira kwibagirwa bitarajyaga bikubaho, menya ko menopause yegereje, cyangwa se umenye ko wayigezemo. Ikimenyetso cya gatandatu ni icyo bita rubagimpande, cyangwa se kuribwa mu ngingo. Ugatangira wumva mu mavi, mu nkokora, ugenda ukumva urugendo wagendaga ukumva wapi, ukumva harimo utuntu tugenda tukuryaryana. Biterwa n'uko calcium, vitamine D na C bifasha amagufwa byagabanyutse. Ibi ngibi rero byo ugirwa inama yo kurya ibiryo bikungahaye kuri byo, cyangwa se ukajya kwa muganga bakaguha aya mavitamine aba ariyo. Ariko icyiza ni uko wabirya mu byo urya. Nzabakorera ikiganiro kivuga ibiryo umubyeyi ugeze muri menopause yakibandaho, bikamufasha gutuma ahangana n'izi ngaruka. Ikimenyetso cya karindwi ni kwihagarika ukababara cyane. Ibi ngibi nabyo biterwa na wa musemburo wagabanyutse, urihagarika ukababara. Ubwo ikintu cya mbere ni ukubanza ukajya unywa amazi menshi, kugira ngo za mpyiko ziyungurura amazi zibashe gukora neza. Nutangira kubibona ugomba kujya kwa muganga. Ntabwo ugomba kuvuga ati ni menopause yatangiye, hoya. Ugomba kujya kwa muganga, ariko ukanakeka yuko menopause yatangiye kubera ko ugeze mu myaka yayo, cyangwa se watangiye kubona imihango yawe yarahagaze. Ikimenyetso cya munani ni ukubabara umutwe. Kubabara umutwe nabyo ni ikimenyetso gitangira kugira menopause. Rero kubabara umutwe iyo bitangiye, ugomba kwihutira nanone kujya kwa muganga, kuko nanone bishobora kuza utangiye kugira hypertension cyangwa umuvuduko uri hejuru, cyane cyane ko bizahaza aba bantu bageze mu myaka iri hejuru. Wateganya uti ni ikimenyetso cya menopause ndenda kuyijyamo, cyangwa se nayigezemo, ariko nanone kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bapime umuvuduko wawe barebe ko utaba uri hejuru, ukaba ufite ibyago byo kurwara hypertension. Ikimenyetso cya 9 ni kongera ibiro. Ababyeyi benshi batangiye kujya muri menopause cyangwa bayigezemo, usanga bongera ibiro. Ugasanga wari wifitiye ibiro bikeya, ugiye kwegereza menopause bitangiye kuzamuka. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa na wa musemburo wa estrogene twabonye utangiye gushira, cyangwa se utangiye kugabanyuka, bigatuma umubiri utakibasha gukora bya binure ngo ugumisha aho byari biri, ahubwo ibiryo uriye bigakomeza bikongera ibiro. Ikimenyetso cya 10 ni ugutakaza umusatsi, cyangwa se imisatsi yawe igatangira koroha, n'inzara zigatangira koroha zikajya zicika, ukabona zitangiye kuba inzara zidafashije kandi wari ufite inzara nzima, ugasanga utangiye koroha, wajya zikica. Ibyo byose biterwa na wa musemburo wacu wagabanyutse. Rero
Ibi bimenyetso cyane cyane ngo bizahaza abantu bananutse cyane, kubera ko nk'iyo ibyibushye wa musemburo wa oestrogene ufata ibinure umubiri ubwabyo ufata bya binure ukabikoramo ka oestrogene gakeya, hanyuma ibi bimenyetso cyangwa se izi ngaruka zo kuba oestrogene yagabanyutse ntizikugereho cyane nk'umuntu unanutse. Ese ni izihe nama muganga yampa cyangwa ni ibiki nakurikiza kugira ngo nibura izi ngaruka zingereho ariko zingereho ingaruka nkeya? Icya mbere, muganga ashishikariza cyangwa se tugushishikariza gukora siporo. Gukora siporo nk'uko abantu benshi babitekereza ntabwo ari ugutangira wipanika cyane cyangwa se wishyira hejuru ngo ukore ibintu byinshi. Oya, tangira siporo gakeya. Niba ugeze mu myaka ya 50 wumva mu mavi twavuze ko hatangiye kuba ibibazo, simbuka akagozi, ugende urugendo nibura rw'iminota 15 ku munsi, ubire icyunzwe, bwa bushyuhe bityo uzagenda ubire icyunzwe, bya bushyuhe bigabanyuke, uze witera amazi, uryame neza, usinzire. Kubera ko n'umubiri wawe ukoresheje neza, kwa kujagarara mu bitotsi n'amadepresiyo uzaba ubitsinze. Ikindi cya kabiri ku nama natanga ni ukwita ku mirire. Mubyeyi wegereje menopause cyangwa uyirimo agomba kwita ku mirire, akita cyane cyane ku biribwa bikenewe n'umubiri mu gihe ageze muri cya gihe cya menopause. Ndumva ibi tuzabifatira ikindi gihe, tuganire ku mirire umubyeyi agomba kwibandaho se cyangwa umukobwa cyangwa umugore wegereje igihe cya menopause kugira ngo itazamuzahaza cyangwa se uyirimo. Please mukore subscribe abatarayikoze kugira ngo dukomeze kubagezaho ibiganiro mubibone. Nicyo kirimo cyo ku mirire y'umugore uri muri menopause, ugeze muri menopause. Utarayikoze ayikore, n'uwayikoze akore share na comment kugira ngo dukomeze kubana. Murakoze. Ufite ikibazo cyangwa se comment yanyandikira hepfo muri comment. Yari umubyaza wanyu Dorcas uhari ku bwanyu. Murakoze.